tubahaye ikaze nanone mu makuru y'imyidagaduro. Catherine Bashabe wamamaye nka Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bamamaye cyane mu ruhando rwa siporo, imideri n'imbuga nkoranyambaga, ariko ibijyanye n'urukundo rwe bikaba byaragiye bisigara mu bwiru n'amayobera, nubwo benshi babikurikirana nk'umutwe w'inkuru uhora ushimisha abatari bake. Hagati aho ngaho tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Niba ari bwo bwa mbere kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Bahaye ikaze. Kate Bashabe yatangiye kumenyekana mu mwaka w'2011 ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss MTN. Yaje kwegukana. Yitabiriye kandi irushanwa rya Miss Nyarugenge nabwo arabahiga, ndetse akanitabira irushanwa rya Miss Rwanda nubwo atarirangije. Aha niho yakuye ubwamamare bwatangiye kumushyira ku isonga mu bakobwa bubashywe muri sosiyete nyarwanda. Nubwo ubuzima bwe bw'urukundo atigeze abushyira ku karubanda, Kate Bashabe yakomeje kuba igitaramo cy'itangazamakuru rya Afurika kubera amagambo, amafoto n'uduce tw'inkuru zagiye zimuhuza n'ibyamamare bikomeye, ibyatumye akunzwe kuvugwa nk'umuntu udasanzwe mu bijyanye n'ubuzima n'icyubahiro. Hanyuma se Kate Bashabe ahagaze ute mu rukundo? Mu mwaka w'2019 inkuru yaturutse muri Senegal ivuga ko Kate Bashabe yaba ari mu rukundo n'umusore w'igihangange mu mupira w'amaguru Sadio Mane wakiniraga ikipe ya Liverpool icyo gihe. Yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Byatangajwe cyane n'itangazamakuru rya Senegal, by'umwihariko ikinyamakuru Feeling Dakar cyasakaje amashusho cyavugaga ko Mane ari mu rukundo rukomeye na Kate Bashabe. Bifatiye ku ngendo za hato na hato Kate Bashabe yakoreraga mu Bwongereza, ndetse no kuba Mane yarigeze gusangiza abamukurikira indirimbo Slow rya Meddy, bivugwa ko yaba yarayihisemo kuko yumvaga ihuye n'ibyiyumviro bye kuri Kate Bashabe. Ariko ibyo byose byaje guhakanwa n'impande zombi. Ku wa 14 Mutarama 2024 Kate Bashabe yabajijwe na Radio Rwanda niba koko yarakundanye na Mane, maze abihakane yivuye inyuma. Yaragize ati, reka mpere kuri ayo magambo y'urukundo, ntago ari byo, ni ibintu bongeyemo cyangwa se editing birimo amagambo y'urukundo. Ibyo bihuha byatangiye ubwo nagiye kureba umukino wa Liverpool. Mu by'ukuri nanjye byarantunguye, ntabwo nakundanye na Sadio Mane, narabivuze kuva mbere, ariko abantu bakomeza kwivugira ibyo bashaka. Ibi yabitangaje nyuma y'uko Mane ubwe yari amaze kurushinga mu ntangiriro za 2024 n'umukunzi we Aisha Tamba wo mu gace ka Casamance mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Senegal Dakar, bishyira iherezo ku bihuha byari bimaze imyaka n'imyaka. Nyuma y'igihe kitari gito Kate Bashabe asa n'uciye bugufi mu by'urukundo. Kuri uyu wa gatatu tariki 16 Nyakanga 2025 hatunguranye andi makuru. Uyu mukobwa yongeye kuvugwa nyuma y'uko Tumelo Ramaphosa, umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, yanditse amagambo yuzuye amarangamutima aherekeshejwe n'ifoto ya Kate Bashabe yambaye umushanana. Kuri Instagram story ye Tumelo yavuze ati My Universo, amagambo atavuze ubusa ku bantu basanzwe bakurikirana inkuru z'urukundo. Abakurikiranira hafi umubano w'aba bombi bavuga ko bashobora kuba bari mu rukundo, cyane ko Kate Bashabe nawe yagiye agaragaza uburyo akunda amafoto ndetse n'amashusho y'uyu musore. Bikomeje kugaragara ko Tumelo amaze iminsi mu Rwanda, ndetse aherutse gusangiza amashusho ari mu karere ka Karongi. Nubwo Kate atigeze agira icyo atangaza ku mugaragaro icyo aya magambo avuze kuri we, ibimenyetso biri kuri murandasi
bisiga igitotsi cy'icyo benshi bise urukundo rushya rwa Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Igitangazamakuru cy'inyarwanda cyagerageje kuvugisha Keti Bashabe ariko ntiyaza gufata fone, ndetse ubutumwa bugufi yandikiwe ntiyabusubije. Ariko nk'uko byari bisanzwe, uburyo yitwaramo buca bugufi ku nkuru z'urukundo buracyafite ingufu. Keti Bashabe wabaye Miss MTN 2010 na Miss Nyarugenge 2012 yakomeje kwagura izina rye mu bikorwa by'ubugiraneza binyuze mu muryango yise Kabash Care Foundation yashinze agamije gufasha abana n'abagore batishoboye. Mu ntangiriro za 2024 ubwo yabazwaga niba afite umukunzi, yavuze mu ijwi ryuje ukwiyorosha ati ndacyari umukobwa ariko igihe kizagera nanjye mbe umubyeyi, ni iby'Imana, umukunzi we arahari. Ibi byasize icyizere mu bakunzi be ko igihe nikigera azatangaza uwo umutima we wahisemo cyangwa se we akamwihitiramo. Keti Bashabe akomeje kuba igitaramo cy'inkuru z'urukundo kuva kuri Sadio Mane kugera kuri Tumelo Ramaphosa. Ariko nk'uko bimeze kuri benshi b'ibyamamare, guhitamo kwicecekera kuri bimwe mu bibavugwaho bishobora kuba ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda no kurinda ubuzima bwabo ku giti cyabo. Icyakora ibihe birakataje, amarangamutima atangazwa ku mbuga nkoranyambaga abaye nk'amashusho y'amabonekerwa arimo gukomeza gushushanya igika gishya mu gitabo cy'urukundo rwa Keti Bashabe. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa mu isi y'imyidagaduro by'umwihariko ku cyamamarekazi Keti Bashabe. Mu gihe tugitegereje niba kuko aya makuru ari impamo cyangwa se ari ibihuha, twe tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze mudukunde kandi mudukurikire kuko ari inkunga ikomeye ndetse idufasha kubana namwe umunsi ku munsi. Tubifurije ubuzima buzima bugira amafaranga ndetse n'inyungu z'ibyo mushaka. Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista.